tubahaye ikaze mu kiganiro ku muco n'umurage w'u Rwanda umuco wacu mugezweho n'inteko y'umuco ngende Nyirabahire Marie Constantine. Ni ikiganiro kidufasha guhugukirwa no gucengerwa n'ubumenyi ku murage w'u Rwanda umuco wacu n'indangagaciro bumbatiye. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku musozi wa Kaniga nk'ahantu habumbatiye amateka y'urugamba rwo kubohora u Rwanda. Tubahaye ikaze mu kiganiro. Iyo bavuze urugamba rwo kubohora igihugu rwarwanywe na RPF Inkotanyi, bagaruka ku misozi itandukanye yibutsa amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu icyo gihe. Iyo misozi harimo umusozi wa Kaniga. Andre, umusozi wa Kaniga urihe kandi na yahe mateka wibutsa muri urwo rugamba? Kaniga ni umusozi wirengeye uri mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi. Mu gihe cy'urugamba rwo kubohora u Rwanda rwarwanywe n'ingabo za RPF Inkotanyi zari ziyobowe na Major General Paul Kagame ari nawe perezida w'u Rwanda muri iki gihe. Kuri uwo musozi hari ibirindiro by'ingabo z'Inkotanyi ndetse n'icyicaro cya Radio Muhabura. Andre, none se ko RPF Inkotanyi yari mu rugamba rwo kubohora igihugu yari ifitemo na radio? Ubwo se iyo radio ni uwuhe mumaro yari ifite mu rugamba? Nibyo, mu gihe cy'urugamba rwo kubohora u Rwanda umuryango RPF Inkotanyi ndetse n'ingabo zawo RPA bari bafite radio ariyo nyine yitwaga Radio Muhabura. Yashinzwe hagati y'ukwezi kwa Gicurasi na Kamena 1991, ishingirwa mu Birunga ahari ibirindiro by'ingabo z'Inkotanyi. Yashinzwe igamije gutangaza gahunda n'ibitekerezo bya RPF Inkotanyi ndetse no kunyomoza amakuru y'impuha yatangazwaga n'ibinyamakuru byo mu Rwanda byaba ibya leta ndetse n'ibyigenga byatizwaga umurindi mu gusakaza inkuru zabyo na bimwe mu bitangazamakuru byo mu mahanga byari bishyigikiye leta ya Habyarimana. Mu mikorere yayo Radio Muhabura yari itandukanye cyane n'ibitangazamakuru by'indi mitwe iharanira kwibohora. Ibyo bigaragazwa nuko yirindaga guhangana na radio na televiziyo by'u Rwanda. Ikirango cyayo nticyari urusaku rw'imbunda nk'uko ibitangazamakuru by'indi mitwe yo kwibohora byabikoraga, ahubwo yari indirimbo y'amahoro. Ikindi kandi amatangazo ya gisirikare, umubare munini w'abishwe, abakomeretse cyangwa se abafatiwe ku rugamba, intwaro n'uturere byambuwe umwanzi n'ibindi nk'ibyo byacagaho gake cyane kuri Radio Muhabura, ahubwo yibandaga ku biganiro bya politike byasobanuriraga rubanda icyo Inkotanyi zirwanira. Itangira gukora Radio Muhabura ntiyagiragaho gukorera hahoraho. Yagendaga yimuka kugeza igihe yaje gushyira icyicaro cyayo ku musozi wa Kaniga, aho hari mu mpera z'umwaka 1992, nyuma y'amezi make ingabo z'Inkotanyi zihashinze ibirindiro. Icyo gihe hari muri Kamena 1992. Kuva ubwo Radio Muhabura yavugiraga aho ngaho i Kaniga kugeza mu mpera za Werurwe 1994. Aho icyicaro cyayo cyari kiri ubu ni mu mudugudu wa Kinyogo, akagari ka Nyarwambu, umurenge wa Kaniga, mu karere ka Gicumbi. Tumenye Ikinyarwanda. Inkoranabuhanga application Tumenye Ikinyarwanda ibigisha Ikinyarwanda ndetse n'umuco wacu yahageze. Ubu ushobora kwigisha Ikinyarwanda ukamenya indamukanyo, ukamenya amasano, inshoberamahanga, ikeshamvugo, ntibavuga bavuga n'izindi ngeri z'Ikinyarwanda. Kubona iyi nkoranabuhanga biroroshye kuko ari ubuntu. Ujya kuri Play Store cyangwa App Store ziboneka mu matelefone ngendanwa yo mu bwoko bwa za smartphones ndetse no muri mudasobwa, ubundi ukayimanura download ugakurikiza amabwiriza. Dushishikarire kumenya ururimi rwacu turwigishe n'abataruzi kuko Ikinyarwanda ari umuyoboro w'indangagaciro z'umuco wacu. Umuco dusangiye uraturanga, ururimi rwacu rukaduhuza. Ubu butumwa mubugejejweho n'inteko y'umuco.